nitwa Padiri Tadeyo Ndayishimiye, nkaba nkorera ubutumwa muri paruwasi ya Sainte Famille, paruwasi y'umuryango mutagatifu, nkaba nshinzwe n'ikenurabushyo ry'urubyiruko muri Arikidiyoseze ya Kigali. Urakoze cyane Padiri. Abajene dufite ibibazo byinshi by'amatsiko dufite byo kubaza, ariko twihuse. Icyambere ni akahe kamaro k'isengesho ku rubyiruko? Akamaro k'isengesho mu rubyiruko birumvikana. Isengesho ni igikorwa umuntu agirana n'Imana, cyangwa se ni ubusabane umuntu agirana n'Imana. By'umwihariko rero ku rubyiruko rufite umwanya ukomeye cyane, kuko urubyiruko rukeneye guhura n'Imana, aho muri iki gihe usanga hari byinshi bigenda birufata umwanya, rukaba rwabura umwanya w'isengesho. Isengesho rero ni ifunguro rya roho, ifunguro rya roho, aho umuntu agizwe n'umubiri na roho. Bityo rero mu kugaburira roho nta kindi, isengesho riza ku mwanya wa mbere, rikajyana n'ijambo ry'Imana n'ibikorwa by'urukundo birumvikana. Bityo rero isengesho rifasha umujene cyangwa se n'umukristo muri rusange gusabana n'Imana, maze rikamufasha gutsinda ibindi byose byamujyana kure y'Imana, ahubwo rikamushyira hafi yayo. Ni gute Kiliziya ifasha urubyiruko ruri guhangana n'ibibazo by'amarangamutima, ibigeragezo ndetse n'imyitwarire nayo mibi turi guhura nayo muri iki gihe? Kiliziya mu gufasha urubyiruko mu guhangana n'ibigeragezo, amarangamutima n'imyitwarire itandukanye igenda igaragara cyane mu rubyiruko, birumvikana binyura mu isengesho, binyura mu nyigisho ndetse no mu bikorwa bitandukanye bihuza urubyiruko, cyane cyane babashishikariza, aho dufasha urubyiruko cyane cyane kurushaho guhura n'Imana, kuko Imana niyo mugenga wa byose, niyo iyoboye ubuzima bwabo, aho umuntu ashobora kwiheba ariko kubera ko yizera Imana akongera akagira icyizere cy'ubuzima. Ariko kandi nanone hari inyigisho zitangwa, inyigisho zifasha urubyiruko. Izo nyigisho rero ni izifasha urubyiruko kumva yuko ubuzima bwa hano ku isi, uyu muntu ashobora guhura n'ibibazo, ashobora guhura n'ibimuca intege, ariko akiringira Imana. Ikindi rero birumvikana ni isengesho, kubasabira ndetse no kubatoza nabo ubwabo kwisabira, bityo urubyiruko rukarushaho gutsinda ibyo ngibyo bihita, ahubwo rukarangamira Imana y'umugenga w'ubuzima bwabo. Nsoza nagusaba kugira message ugenera urubyiruko rudukurikiye, ndetse unadushishikarize kwitabira isengesho muri rusange. Message naha urubyiruko birumvikana irajyana n'igihe turimo muri iki gihe cya yubile y'impurirane, imyaka 2025, jambo yigize umuntu, ndetse n'imyaka 125 inkuru nziza igeze mu Rwanda, aho dufite insanganyamatsiko mu rubyiruko igira iti abiringira uhoraho nibadohoka mu rugendo. Twebwe urubyiruko rero turahamagarirwa kwiringira Nyagasani, bityo mu rugendo turimo, yaba urugendo rw'ubuzima bwa buri munsi, ariko kandi n'urugendo tuganisha gutagatifu. Mujene abari mu myaka ikomeza urugendo, bityo rero akirinda ibimuca intege, ahubwo akiringira Nyagasani, agakomeza urugendo yizeye ko Nyagasani ari we umuyoboye. Ikindi nanone ni ubuzima butuganisha butagatifu, isengesho, kwiringira Imana, kurangwa n'imigenzo mbonezamana, ukwemera, ukwizera n'urukundo bikaranga urubyiruko, bityo bagatsinda ibibaca intege. Nicyo rero nabwira urubyiruko muri iki gihe cya yubile, no kongera bagasubiza amaso inyuma bakareba ngo duhagaze duti nk'urubyiruko. Ikindi nanone nabararikira nuko dufite ihuriro ry'urubyiruko muri Arikidiyoseze ya Kigali Forum, rizaduhuriza hamwe ku itariki ya 14 kugeza ku itariki ya 17, aho tuzasoza duhimbaza yubile mu ikenurabushyo ry'urubyiruko. Nawe ni umwanya mwiza rero urubyiruko rubonye kugira ngo rwongere ruhabwe inyigisho zijyanye no kwemera, inyigisho zijyanye no kureba uko urubyiruko rusenga, ariko kandi rugomba no gukora, ni ukuvuga mu iterambere, ariko kandi ni n'umwanya wo guhura urubyiruko rugasabana, rukidagadura, kuko izo ngeri zose tuzaba tuzifite muri forum. Ahubwo rero ndabatumira kugira ngo bazaze bifatanye n'urundi rubyiruko rwa Arikidiyoseze ya Kigali, amaparuwasi 48 aturuka mu ikenurabushyo, mu turere tw'ikenurabushyo uko ari 6. Murakaza neza rero urubyiruko muri forum, aho tuzifatanya n'urubyiruko rwose, ubundi tugasoza duhimbaza yubile, dusubiza amaso inyuma tukareba uko Yesu Kristo yaducunguye, ariko natwe tukarangamira Yesu Kristo. Murakoze cyane Padiri. Yego, murakoze namwe.